Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse none muri studio kuri mikoro ndi Bosco. Uyu ni umwanya tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane cyangwa se kuri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa kugeza kuri uyu munota. N'amakuru rero agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Niho tugiye kuba twagaruka rero mu by'ukuri aho tugiye gukurikirana byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bijya ahagaragara cyangwa se bikomeje kugenda byavugwa. Nyemera rero ukande subscribe cyangwa se sabone hano kuri John Info, ndetse kandi none nibagirwe like, share, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi turakomeza kugenda tubyakira muri comment. Mu by'ukuri ngira ngo maze kuba mwabimenyera nyine ko ari naho hatangirwa ibitekerezo. Hanyuma ushaka kujya muri group ya WhatsApp ya Songa Mbere, link ndaje nyishyire mu by'ukuri aho hatangirwa ibitekerezo, niho ngiye kuyipininga cyangwa se niho ngiye kuba nayishyira mu buryo bwa pinning, uburyo rwose bworoheye buri umwe wese kubasha kwibona. Hanyuma mu by'ukuri abantu mukomeje kugenda mudukurikirana, ndabibutsa ko mu by'ukuri ushobora no kuba wabana natwe kuri Ikuyeho info, mu by'ukuri tukarushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Derukana mu masaha make atambutse ubwo twari turimo tuva Bunagana twumva amakuru akomeye cyane y'ibyo arimo gutegurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu rwego rwo kwirindira aka gace, kubera yuko bafite amakuru yuko mu by'ukuri Uganda ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo batifuza ko mu mezi 3 ari imbere, kuva muri uku kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa munani, nago igisirikare cya leta ya Congo cyifuza ko nyuma yaho abarwanya umutwe twaje nko na 23 bazaba bakibarizwa muri bice si bo bonyine gusa ahubwo n'ingabo za Uganda nabo nuko babyifuza cyangwa se nuko babikeneye. Hanyuma rero muzaniye amakuru akomeye cyane, kubera yuko kuri ubungu biravuga ko byamaze kuba byamenyekana za ngabo zikomeje kugenda zivugwa za Fardc zibarizwa muri Hibu Special Force, ndetse bivuga ko harimo na Anaconda bumvikanye rero berekeza mu bice byo muri Bunagana. Bimaze kumenyekana intego yabo cyangwa se akamaro kabo, mu by'ukuri icyo bagiye gukora hariya muri biriya bice. Ndaje nkubwire buri kimwe icyo ari cyo cyose bagendereye, icyo bagomba gukora ndetse n'imyanya bagomba kuba babikoramo n'uburyo bagomba kuba babikora, kuko nakubwiye n'ikintu bita amakuru y'ama-operation, amakuru agiye atandukanye yakomeje kugenda amenyekana kabisa. Nanjye mbande no kugira ngo mbe nayakugezaho cyangwa se nayaguha mu gihe mbasha kuba nayakira, kandi nibyo koko. Turaza kureba muri Kivu y'Amajyepfo, Crime Minembwe, iki cyerekezo Crime Minembwe turaza kureba rero amakuru ari kwavugwa. Turareba mu by'ukuri naho biri kuvuga ko hakomeje kugenda habera imirwano idasanzwe nko muri teritwari ya Warikare. Kuri ubu ngubu biravuga ko abazarendo bamaze guhitana bari menshi cyane barwanya umutwe twaje nko na 23, mu by'ukuri ngo ari agahinda umubabaro. Ndetse turareba ubutumwa bukomeye cyane bugufi ya rwose butari na burebure bumaze gushyirwa hanze, mu by'ukuri bimaze gushyirwa ahagaragara na Lawrence Kanyuka. Ni mu gisirikare cya leta ya Congo ndetse na Fardc batangije operation bahuriyeho cyangwa se bari gukorana, kubera ko amakuru mfite cyangwa se amakuru amaze gungiraho nuko abangaba bamaze kwica abarwanyi babiri ba ADF ngo baturuka mu bihugu birimo Yemen. Bakaba rero mu by'ukuri ya cooperation cyangwa se collaboration ikomeje kubaho hagati ya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nabwiye nti aba bagabo ni baramuka bunze ubumwe, Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo bakaramuka batangiye gukorana mu ma-operation, mwitege ikintu gikomeye cyane cyangwa se mwitege ikintu kidasanzwe kiraba kigiye kuba cyaba kabisa hano ku mutwe wa 23. Turekeza Goma, biravuga ko mu masaha make yatambutse inkongi y'umuriro yagaragaye mu mujyi wa Goma, nk'uko aya makuru ari kubivugwa. Rero turareba mu by'ukuri ni iki cyishima y'inkongi y'umuriro ikomeye cyane imaze kugaragara mu mujyi wa Goma. Nibiki biriyo ibi biri guterwa ni cyangwa se biri guturuka kuki? Narababwiye ntibibera mu mujyi wa Goma, mujye mubyitondera mw'abantu mwe, kubera ko uyu mujyi wa Goma nawo ni umujyi kugeza uyu munsi ari imihangana rikomeye cyane, yaba irigaragara n'iritagaragara, yaba mu barwanya babifisemo 23 ndetse n'ahandi kuri ruhande. Ibyo byose ngiye kuba nabikugeza ko namakuru namaze kuba nagutegura, namakuru namaze kuba nagutekera hano mu by'ukuri imbere yanjye kuri page yanjye. Hanyuma rero mu by'ukuri turava mu mujyi wa Goma turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko byumvishe turerekeza Bunagana.
ndetse andi makuru akomeye cyane, ariko ni amakuru atari meza ku batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mutangire mwirinde iki cyorezo. Biravuga ko Ebola yongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera kuri 246 bamaze kuyandura, abagera kuri 65 bamaze gupfa. Ibi bikaba bimaze kubera muri Ituri. Turareba rero raporo yashyizwe hanze n'abaganga ndetse n'icyo bari guteganyiriza abaturage mu rwego rwo kuyashya no kuyirinda. Tunibukiranya uburyo bwo kuyirinda ndetse n'uburyo yanduramo naho igeze, kugira ngo abaturage niba hari wagiyeyo cyangwa se niba ruteganya kujya byibuze ashobora kuba yakwirindaho gakeya, akaba ategereje rwose iyi ndwara, kuko ni indwara buri itoroshye. Abantu 64 ngo bamaze guhitanwa nayo. Reka rero nta gutinda unyemerere twinjire mu makuru akomeye cyane. Amakuru rero yamaze kuba yamenyekana. Itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc rerutse kwakirwa na Wazalendo mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, baciye mu bice birimo mu by'ukuri Buhunde ndetse n'ahandi bwiza gutyo. Muri ibyo bice biravuga yuko aba basore ba AFC 23 bamaze kuba mu by'ukuri bagira ubwoba bukomeye cyane muri aka gace, ariko nta bundi bwoba bafite, ni ukumenya nyine impamvu iryo tsinda rigize inyeshyamba z'umutwe wa 23 zaba ziri kubinja cyangwa se ziri kuza mu myanya barimo ya Bunagana. Ni mu gihe hamaze iminsi humvikana amakuru yuko Bunagana mu by'ukuri ari gahunda yo kuyisubiza cyangwa se kuyigarurira. Dore uko byifashe. Abarwanyi ba Wazalendo bakiriye mu minsi ishize itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ifitemo abarwanyi bakomeye cyane. Aya makuru aravuga yuko aba mu by'ukuri cyangwa se mu kuri guhari mukuri guhari nuko ngo abangaba baje gukuraho icyo bita ikoranabuhanga rya 23. Ibindi byose mwatekerezaga rwose mutangire muvuge ko mu by'ukuri ariko ikiriho, iyi niyo ntego nyamukuru, kubera yuko n'izindi ntego zirahari. Harimo kugenzura mu by'ukuri ahari ingo z'abayobozi ba 23. Si icyo gusa cyonyine, hari ukumenya ubuzima bwabo bwa buri munsi, imihanda banyuramo, ndetse nuko inyeshyamba za 23 zirinda umujyi wa Bunagana. Si ibyo gusa rero, ikimaze gutungurana cyangwa se ikimaze kuba cyamenyekana, ngo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bidasanzwe. Ibikoresho by'ikoranabuhanga ridasanzwe mu by'ukuri byashyizwe aho bita mu by'ukuri Bunagana. Ibi bikoresho rero ni nk'ibyari biri mu mujyi wa Goma mu minsi yashize, ariko kubera yuko Bunagana buriya M23 yakeneye ingamba zikomeye cyane, cyangwa se mu by'ukuri ni hamwe mu hagera habera inama z'abarwanyi, ni hamwe mu haba abayobozi. Bivuga ko na Jeunesse tutane makenga bakunda kwerekezayo, ni na tumwe mu duce tukunda kwifashishwa n'abarwanyi berekeza mu bihugu birimo Uganda. Amakuru avuga yuko, cyangwa se amakuru aratangazwa yuko abangaba mu by'ukuri icyabashije kubaho, cyangwa se uko byabashije kugenda, nuko kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba rwose ngo bagera muri ibi bice, bavuze bati birasaba ko abarwanyi ba AFC 23 ziri ikoranabuhanga bashyize hariya hagomba kugerayo abantu. Hari ikoranabuhanga kugira ngo urishyire hasi cyangwa se urijaminge, bisaba ko hari amavirusi bagomba kubanza bagashyira mu bikoresho bimwe na bimwe, cyangwa se mu by'ukuri bagashyira mu masysteme agenda yifashishwa muri uto duce kugira ngo babashe kugira iki kuyinjirira. Abangaba rero mu by'ukuri ngo ni igisirikare cya leta ya Kongo cyoherejweyo, hajyayo ishami ridasanzwe mu gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ryatojwe bihambaye kandi rizi ibijyanye n'ikoranabuhanga ku kigero cyo hejuru, rwose. Amakuru aravuga ko rero abangaba mu kumara kugerayo, abarwanyi ba AFC 23 ntabwo bari bazi intego nyamukuru y'urwo rugendo, ariko kuri ubu ngubu ni ibintu byatangiye kugenda binugwanugwa, cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa rwose, bavuga bati mwitonde. Nanone urumva aba barwanyi nabo berekeje hanga muri bice ba Fardc barasabwa kwitonda, kubera yuko niba amakuru yatangiye kugenda ajya hanze hanze, biraza kubagora, kuko bashobora gufatirwa muri iyo operation cyangwa se bagategwa ibico, kuko nyine izi nyeshyamba zizo zashyize ibikoresho, ariko ntabwo bizwi neza niba bisaba ko begerayo bakajya aho ngaho nyine ibyo bikoresho biri, cyangwa se ari ukwegera gusa ayo ngayo ni amakuru ngewe maze kuba nakusanya avuga cyangwa se yemeza
neza mu by'ukuri itegurwa ry'ama operation ya Fardc ari gukorwa muri biriya bice. Hanyuma rero ibi nibimara kubaho muraza kuba mwabona ibi byabaye crime, ibyabaye crime minembwe ari nabyo biri kuba ngaha Bunagana, kubera ko ikoranabuhanga riri ahangaha rirazitira buri kintu icyo ari cyo cyose keretse icyo M23 yemerera cyangwa se nyine igikorana n'iryo koranabuhanga, naho ubundi biragoye ko mu by'ukuri wakwinjira ibice bya Bunagana wifashishije nyine ibikoresho byifashisha ikoranabuhanga, kubera ko baba barashyizemo system yo kujaminga ku buryo igikoresho kigezaho ngo ari nk'indege ishobora ko yamanuka nyine yegereye ibyo bice. Ntabwo biri ku butumurike bwo hejuru, ariko nyine mu gihe ari nk'indege zigiye kwifashishwa mu mirwano muri ibyo bice ntabwo zishobora kuba zakunda, ndetse n'intwaro zidasanzwe zifasha ikoranabuhanga rihambaye mu gihe ziri kwegera ibyo bice. Mu by'ukuri aba ari amakuru y'ingenzi rwose ahita atangwa ko zirimo kwegera ibyo. Rero nibyo Fardc yashaka kubanza gusenya muri iki gihe cy'amezi 3, ariko bakavuga bati mu by'ukuri ni ugukubita tubangura, kuko urumva ko ama operation yo yamaze gutangira tayari, ibikorwa byo byamaze gutangira gushyirwa mu bikorwa, nta gutinda, nta bintu byinshi, nta bintu byo gufata iminsi ngahe 1, 2, 3, 4. Ni operation zigomba gukorwa vuba bidatinze. Hanyuma rero ibingibi nibiramuka bigezweho, amakuru ahari nuko hazatangira ibitero bikomeye cyane byo gusubiza inyuma ndetse no gukora abarwanyi ba M23 muri iyi Bunagana, ariko ngo bazabanza guhabwa warning nkuko byagenze mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ndavuga ahangaha zasangiye Kabunambo, ndavuga za Kamanyora ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, Play na Ruzizi bakomeje gusabwa gusohokamo, hariho n'igitutu cya Amerika. Ni nako bimeze iyi Bunagana. Izi nyeshyamba za M23 amakuru aravuga yuko mu gihe mu by'ukuri bazaba banze kuva muri ibyo bice aribwo bizabaho ko Fardc ibasha kwinjira ikagaba ibitero muri utwo duce. M23 rero mu by'ukuri ngo hari gahunda yo kwica ruhinga, nyuma ikoranabuhanga rikabanza rikinjirirwa. Ikoranabuhanga ryamara kwinjirirwa bakazabanza noneho bakabaha warning, bakwanga nta gutinda, nta masaha menshi ashize bagahita hatangira ibitero bikomeye cyane. Izi za Sukhoi fighter jet, za CH4, amaheruko butera akomeye cyane mubishe Fardc basigaye bafite, kuko Fardc isigaye ifite ikintu bita kajugujugu mw'abantu mwe, basigaye bafite ikintu bita ibidege bikomeye cyane za kamikaze zo n'umurundo. Ababirigi ngo baramenye, si ababirigi gusa, umunyamerika yaramenye rwose ikintu bita intwaro zikomeye cyane. Fardc ni ikitabuze, by'umwihariko intwaro zo mu kirere nicyo kintu kuri ubu ngubu bafite. Hanyuma rero Bunagana nta kindi kintu cyagomba ngo kuba cyahaba cyangwa se cyahabera usibye operation zikomeye cyane nk'izi ngizi zo mu kirere zagomba gutangizwa vuba mu minsi iri imbere, mu gihe izi nyeshyamba zaba zimaze guhabwa warning. Ariko urumva ko uko byagenda kose, niba amakuru atangiye kugenda amenyekana cyangwa se atangiye kugenda ajyagaragara, kuko amakuru mfite ngo nuko M23 nayo yari yamaze kumenya ko Fardc bageze muri bice, ariko batazi neza impamvu nyamukuru yari bazanye, ko ari ugushyira hasi ikoranabuhanga cyangwa se ubwirinzi, nakwita ko ari ubwirinzi bw'ikirere, kubera ko bura no ku butaka. Nubwo bavuga ngo n'ubwirinzi bw'ikirere n'intwaro zifite ikoranabuhanga ridasanzwe ku butaka iyo ziri kugenda, igisirikare nk'iki ngiki cyangwa se hashyizwe ikoranabuhanga ni nk'iri ngiri, ubasha kubibona mu by'ukuri hakabaho kuba bahagarikwa. Hanyuma rero ngo gahunda yari hari no gukuraho iryo koranabuhanga, noneho mu gihe ibitero bizaba bitangijwe bigiye kugabwa nyine bikagenda neza nta musoso cyangwa se nta kibazo gihari cyo kwikanga ngo baraza kubimenya gutya na gutya, nuko bimeze. Hanyuma nari nkomoje aho bita Crime Minembwe. Crime ni agace kari hirya na Baraka, uvuye Uvira ukubita Baraka ukerekeza Crime. Crime ni agace uwo bita General Sultan Emmanuel Makenga yigeze agira atya asezeranya abarwanyi ba M23 kugafata vuga Kisangani, ariko ntago yigeze abasha kugera kuri iyo ntego. Ubu ngubu Crime bivuga ko ari isoko ikomeye cyane y'ububiko bw'intwaro zerekeza muri Uvira cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, hanyuma y'u Burundi, kuko biravuga ko u Burundi nabwo bufasha Republika Demokarasi ya Kongo kwinjiza intwaro muri Kivu y'Amajyepfo, kubera ko buriya umujyi wa Bujumbura uri hafi cyane na Uvira, ni ahantu hafi cyane, ikibuga cy'indege kiri hafi. Rero ngo bimwe mu bikoresho by'igisirikare cya leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizwe muri ibyo bice. Hanyuma amakuru mfite aravuga yuko ngo Crime kuva mu minsi itambutse
byagiye bivugwa ko mu by'ukuri Crimea ifite ububiko bukomeye cyane bw'intwaro za Fardc nyinshi cyane, nyinshi koko, nimvuga ngo nyinshi umve ko ari nyinshi. Ntabwo babeshyaga rero ngo niko bimeze, harunze ikintu bita intwaro zikomeye cyane, amabombe, intwaro zo ku butaka, izo mu kirere, byose birahari. Hanyuma rero icyaje kubaho minembwe, igisirikare cya leta ya Kongo Fardc kirashaka kwatangira ikintu bita isomo rikomeye cyane. Iri somo nubwo abantu benshi bari kuvuga ngo ni 23, iri somo ntabwo rigiye guhabwamo 23, ariko nabo niba byivangamo ko n'ubundi ntabwo bari buze kuburamo. Amakuru ahari nuko ntabwo baza rwose kuba babareka. Fardc rero irashaka gukora operasiyo ikomeye cyane rero ngiye kukubwira, ariko bimwe mu bimenyetso ndetse n'ibihamenya bigaragaza ko kuko iyi operasiyo igiye gukorwa ni amakuru akomeye cyane yamaze kugenda agera ku biri bumwe, ntabwo ari njye nyine yagezeho. Mwumvishe bamwe mu bayobozi ba 23 Lawrence Kanyuka bavuga bati koalisiyo ya Kinshasa irashaka kurimbura ikintu cyose gihumeka minembwe, igihumeka cyose n'urushishi. Ariko siko bimeze, nubwo byavuzwe gutyo, ibi babivuze bakangaranyijwe, cyangwa se ibi ngibi aba babivuze bamaze kubona ubushobozi bw'intwaro ndetse n'ingano yazo zari zimaze kuhagezwa, cyangwa se zari zimaze kuzanwa muri utu duce. Mu by'ukuri izo ntwaro nyine z'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zari zikubaho bita Crimea. Ni intwaro, ntabwo ari bimwe by'amagambo. Drone zamanuwe zizanwa hafi na Minembwe, kuko Fardc yamaze kwagira ikibuga cy'indege cya Minembwe. Fardc bamaze kucyegera Minembwe centre puezero. Utwo n'uduce twose bagenda bifashisha ibikoresho rero byazanwa. Biravuga ko kajugujugu ngo zatunze ziraruha, kajugujugu zatunze ziraruha, kandi zazanaga birimo amadrone, amakompara n'izindi ntwaro zitandukanye, ndetse biravuga ko na Sukhoi zari ziraho zirindira. Ni operasiyo yakozwe mu rwego rwo gukumira ko ari ikintu cyakomba kwikoma nkokora, kuko M23 nayo sagafuka imvugo rimwe. Iramutse mu by'ukuri ikomeje kumenya nk'ibi ngibi ibigomba gutangiriza hakiri kare, kuko izo ntwaro nibo baba bazizaniwe nyine kugera zizabarase. Baramutse bagize amahirwe rero operasiyo nk'iyo ngiyo babasha kuyihagarika itaragera ku musaruro cyangwa se ku ntego yayo. Ariko siko byagenze, kubera ko operasiyo yabashije kugera ku ntego. Operasiyo yabashije kugera ku ntego, ibikoresho byamanze kuhagera. Biravuga ko rero igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Fardc mw'abantu mwe, ubwo bari barimo gukora iyi operasiyo bari barinzwe. Kajugujugu zazanaga ibikoresho zari zirinzwe na Sukhoi. Zari zirinzwe na Sukhoi kabisa. Ikirere yari mu Minembwe, muri bice bya Zauvira Pre na Ruzizi, muri utwo duce Sukhoi yari imeze nabi, ndetse biravuga ko hari uduce yanarashemo nyuma yo kumenya ko hari abarwanyi umutwe witwaje na 23 bari muri utwo duce. Sukhoi yahise yabombarida. Mu kwa bombarida rero ibyahabereye ntabwo naza kuvuga ngo mbivemo, ahubwo ngiye kukubwira utwo duce. Aho bita Karingi, aho bita Kakenge ya mbere na Kakenge ya kabiri, niho Sukhoi yageze. Imaze kuhagera irarasa, kubera yuko izi kajugujugu byashobokaga yuko intwaro zari ziri muri utwo duce, ndetse n'abarwanyi ba FC23 bari muri utwo duce, bari butangire iyi operasiyo yarimo gukorwa iva Crimea yerekeza Minembwe. Ibikoresho bikomeye cyane, cyo bita heavy artillery weapons, drones, ndetse n'ibindi bye bitandukanye. Sukhoi 25 fighter jets yarimo igenzura cyangwa se ikurikirana iyi operasiyo yari irimo gukorwa hanga muri aka gace, no kuvuga Crimea Minembwe, nkuko amakuru ari kutugeraho yakomeje kugenda abidutangariza, cyangwa se yakomeje kugenda mu by'ukuri abigaragaza. Ni urugamba rukomeye cyane, cyangwa se ni intambwe zikomeye cyane zikomeje guterwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero nanone nimba mbabwira amakuru. Hanyuma rero hari amakuru nababwiye mu gutangira, babwira nti mu mujyi wa Goma kuri aravuga yuko hari inzu 11 zafashwe n'inkongi y'umuriro itunguranye, ndetse bitazwi neza aho iyi nkongi y'umuriro yaturutse. Izi nzu 11 ngo zahiye zirakongoka. Hanyuma rero hari umwana wabikomerekeyemo, kubera ko izi nzu ngo biravuga ko ngo zegereye amashuri. Hari ishuri nanone ryafashwe n'inkongi y'umuriro, ariko ngo ntabwo haramenyekana
aho mu by'ukuri iyi nkongi y'umuriro yaturutse. Ubwo rero turaza kugenda tubakurikirana tumenye akantu ku kandi cyangwa se byinshi kuri amakuru bijyanye n'inkongi y'umuriro. Ubwo icyo nza kumenya cyo ndaza kukibabwira. Iyo rero ni update ikomeye cyane nyine y'ibiri kuvuga mu mujyi wa Goma. Hanyuma mu gutangira amakuru nakomeje ku bijyanye n'imikoranire hagati ya UPDF ndetse na Fardc, bamaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane. Fardc na UPDF batangaje ko hari abarwanyi babiri ba ADF, umutwe ukorana n'imitwe yitwara k'Islamu, n'imitwe igenda ku mahame ya k'Islamu. Biravuga ko ngo harimo uwo muri Yemen, bikekwa ko mu by'ukuri bari barambutse mu mipaka ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Abangaba rero UPDF ndetse na Fardc babashe kubashyira hasi babiri, nkuko aya makuru akomeje kugenda bitangaza cyangwa se akomeje kugenda abigarukaho. Biravuga ko barimo n'umuyobozi uzwi nka Sheikh Ismail Abu Hussein ukomoka muri Yemen, muri operasiyo yakozwe mu ijoro ryo ku itariki 15 Gicurasi, aho bita Nukota ya mbere hagati ya Buye Manyama ndetse no bita Biakato, mu by'ukuri ku mpaka uza Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Ari operasiyo yakozwe ngo aba batabashije kuba baharenga kubera ko Fardc na UPDF operation cyangwa se operasiyo babashije kuhakorera mu by'ukuri yarabamize, ntago babashije kurengaho. Ni ya mikoranire rero na Uganda yatangiye kwigaragaza ndetse na Fardc. Mwabantu mwe ibintu byatangiye kujya mu buryo, niba abayobozi ba ADF batangiye kwishwanyira, murabizi igihe cyose ADF yayimaze yarigize akarakajya, ariko none baravuga bati turayitsinsura nayo, ati turayitsinsura nta gihe ifite. Ngira ngo rero murumva uko bizifashe aho ngaho ni muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Reka mbashimire rero, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe mu makuru n'ibigano twagendaga tubagezaho Bunagana, Crimea, Uvira, Goma ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Turaza gusura rero mu masaha ari imbere mbabwira n'ibindi byabigezweho kuri mikoro na Bosco ni John Info. Mugire ibihe byiza.